Karibu ku Gasusuruko TV, urubuga tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi twabageneye ikiganiro cy'uburyo ushobora gukoramo agakomo k'izina. Ngiye ugiye kukibagezaho icyo kiganiro ni Josiane Iradukunda. Ndakoresha amasaro y'amarufabe nk'uko muyabona aha ngaha, nkoreshe amasaro y'umukara yo gushyira ku ruhande n'urudodo muri kurubona, nayo ndi kuruzinga mureba muri kurubona, ni rwa rudodo rw'inkweto nk'uko murubona hano. Nifashishije n'ikibiriti kugira ngo nze kubona uko mbona ahantu ho kuzajya nshyira amasaro neza bitangoye kunyuzamo, kugira ngo rudatandukana rukaba rwanstressa nyine mu buryo bwo kwinjizamo. Rero aka gakomo tugiye kwandika izina Yvette, ni umukunzi wa Gasusuruko TV. Turagusuje cyane aho uri, kubera ko uri umukunzi wacu w'akadasohoka, uradukurikirana buri munsi utwereka ko udukurikiranye. Niyo mpamvu natwe twakugeneye iyi gift y'uburyo wakoramo agakomo k'amasaro, ariko noneho iyi mpano yawe ukaba ushobora kutubwira uburyo ki wayibona, kuko niwe twayigeneye y'aka gakomo. Iri simple ariko yuzuye urukundo rw'Agasusuruko TV tugutuye. Reka dutangire rero. Turatangira kuri aya masaro y'umukara tuyashyira ku ruhande. Ku ruhande rumwe turashyiraho amasaro 10 no ku rundi 10, hagati hajyemo izina rya zina ryacu tugiye gukora rya Yvette. Ku ruhande rumwe turashyiraho amasaro 10 no ku rundi 10, hagati hajyemo izina rya zina ryacu tugiye gukora rya Yvette. Turangije gushyiraho amasaro kuri uru ruhande, amasaro 10 tugiye gushyiraho noneho irya zina ryacu niryo tugiye kwandikaho. Iyi murabona ni Y, tugiye kuyishyiraho. Turashyiraho ngiva, tugiye kuyishyiraho. Dushyireho E. Tukarangije, muraribona izina hano baribereka. Ngiri rirarangiye. Tugiye gushyiraho nanone ku rundi ruhande amasaro yacu y'umukara. Nanone kuri rwa ruhande twashyizeho 10, naho tugiye gushyiraho 10. Tubifuriza ibihe byiza mwebwe mwese abakunzi b'Agasusuruko TV,
kandi kureba Agasusuruko TV nawe wazageraho ugatombora impano runaka, dushobora kuza iwawe tukagutekera, dushobora kukugenera impano runaka. Yvette rero wari uwa mbere, namwe muzagenda mukurikiraho ko mugenda mudukurikirana, tuzajya tugenda tuba dufite ukuntu tubibona kandi tubashimira mwese. Imana ijye ibaha umugisha kudukurikirana. Akagenda icumi, ugafunga gutya kugira ngo umuntu uwo ari we wese kabe kabasha kumukwira. Urabona ko nta gikomeye kirimo, agakomo karoroshye kugakora. Warangiza ukagatwika. Kuri uru ruhande reka dutwike, twibagiwe kugatwika nako. Agakomo kacu kakaba kararangiye, nkuko muri kukabona karangiye. Wakurura gutya ugashyiramo akaboko. Murabona ko agakomo kacu karangiye. Yvette, aho uri se wishimye, wagashimye, ni surprise tugukoreye ku Gasusuruko TV. Uzabibona wese azumva ko uri umukunzi wacu. Turakwifuriza ibihe byiza buri hose. Abakunzi b'Agasusuruko tubifurije ibihe byiza. Agakomo murakabona, ushobora kukongera, ushobora kukagabanya, bimeze neza. Imana rero ikomeze kubarinda mwese aho muri. Njyewe wabagezaga iki kiganiro na Josiane Iradukunda. Niba utarakanda subscribe nawe yikande, udukurikirane, ujye uduha ibitekerezo, utubwire ko udukurikirana, biradufasha cyane. Kandi igihe runaka dushaka kuguha agasiripurize runaka, niyo kaba ari gatoya ariko tukakaguha. Rero Yvette, ushobora kuzagakenera igihe cyose, ushobora kuduhamagara tukakugezaho gift yawe y'agakomo. Ndizera ko kazakubera, kazaba kagufitiye neza. Saba Imana ibarinde.